Ese wigeze ubwiga byinshi kuri Debora? Undi yari umuhanuzi, yari umucamanza, umugore wabaga mu gihugu cyatikwaga n'akarengane n'amagare y'intambara y'icyuma. Nyamara iherezo ry'ishyanga ryose ntiryari rishingiye ku ngabo zikomeye cyangwa ku ntwaro zikomeye, ahubwo ryari rishingiye ku ijwi rye rimwe gusa, yavugiye munsi y'igiti cy'umukindo cyoroheje. Igihe umwijima ruzuye igihugu n'urusaku ruteye ubwoba rw'amagare y'intambara y'icyuma rwuzuzaga imitima y'abantu bose ubwoba, icyizere cyasaga n'icyazimye. Ariko Imana yahagurukije Debora, umubyeyi wa Isirayeli utari ufite inkota, ariko kwizera kwe kwari ugutera ingabo guhaguruka. Yinjiye mu rugamba adatinya, azi ko intambara atari iye ahubwo ari iy'Uwiteka. Iyi nkuru idasanzwe y'ubutwari mu bihe bigoye y'ukwizera kudacogora n'intambara z'Imana zidahagarikwa zikoresha uwo muntu yatekerezaga ko yakoreshwa. Inkuru yari igaragaza icyubahiro cyagombaga kujya ku mugore. Igihugu cya Isirayeli cyongeye kujya mu bibazo nyuma y'urupfu rwa Ehudi, umucamanza wakijije Isirayeli ku gahato k'Abamowabu. Abantu batangiye gutandukira inzira y'Uwiteka. Uruziga rwari rumaze kuba kenshi rwisubiyemo. Ubukire butera kwirara kugatera gusenga ibigirwamana. Bateye umugongo Imana yabakuye muri Egiputa, batangira gusenga imana z'Abanyakanani, Bali, imana y'umuyaga, na Asheri, imanakazi y'uburumbuke. Bibwira ko izo mana z'ibinyoma zibasezeranya imvura ku bihingwa byabo n'uburumbuke ku matungo yabo. Ariko mu kubisenga basabaga ubudahemuka bwabukagoraga imitima ku Uwiteka. Imana mu butabera bwayo yemeye ko Isirayeli ikandamizwa kugira ngo ibakangure. Icyo gihe Abisirayeli bari mu maboko ya Yabini, umwami w'Abanyekanani wategekaga i Hasori mu majyaruguru. Hasori rero yari umujyi ukomeye cyane w'igihome. Amatongo yaho n'ubu ngubu baracyerekana inkuta n'ingoro byaho byahoze bikomeye. Umugaba w'ingabo ya Yabini yari Sisera, umugaba w'intambara utagira imbabazi, wari ufite inyungu iteye ubwoba. Amagare y'intambara 900 y'icyuma. Muri icyo gihe rero ayo magare yari ameze nk'ibifaru, yihuta adahagarara ku butaka bwagutse, kandi yica ntawe usize inyuma. Abanyakanani bakoresheje gutera ubwoba amoko ya Isirayeli, batera abahinzi mu mirima yabo, batwika imidugudu kandi basaba amaturo aremereye cyane. Mu myaka 20 yose Isirayeli yababajwe n'ubugome bwa Yabini. Ibyo byose rero byari igiciro cyo gusenga ibigirwamana. Imana yabakuye muri Egiputa, yabaretse bumva uburemere bwo kutumvira kwabo. Ariko hari abantu bari barasigaye batarunamye ibigirwamana. Amajwi rero yabo yarazamuka akagera mu ijuru nko mu mavu, batakira Imana kugira ngo abantu babo bakizwe. Mu misozi rero ya Efurayimu, hagati ya Ramu ndetse na Bateri, hari umugore udasanzwe witwaga Debora. Yari umuhanuzi gusa, ahubwo yavugaga amagambo y'Imana. Ahubwo yari n'umucamanza wa Isirayeli. Abacamanza ntibari abami bambitswe ikamba, ahubwo bari abazamuwe n'Imana kugira ngo bayobore igihugu cyose. Abantu babazagaho kugira ngo babakemurire ibibazo ndetse n'imanza zitandukanye. Debora yicaraga munsi y'umukindo wahise witirirwa izina rye, witwa umukindo wa Debora. Umunsi ku wundi abagabo n'abagore bazaga kumugana. Imanza ze zari zishingiye ku butabera, amagambo ye afite ububasha, kandi abantu baramwizeraga. Umunsi umwe ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Debora, rifite umugambi wo gukiza Isirayeli. Atumiza Baraki mwene Abinowamu wo mu bwoko bwa Nafutali, wabaga i Kadeshi mu majyaruguru. Baraki amaze kuhagera, Debora aramubwira ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli aragutegetse ati, genda ujyane n'abagabo 10,000 bo mu bwoko bwa Nafutali na Zabuloni, ubajyane ku musozi wa Tabori. Nzashaka Sisera, umugabo w'ingabo za Yabini, azana amagare n'ingabo ze ku mugezi wa Kisoni, kandi nzamugabiza mu maboko yawe. Baraki yarazi akaga kabari imbere, guhangana n'ingabo za Sisera zifite amagare 900 y'icyuma ku butaka bwagutse byari ukwiyahura. Ariko amagare ya Debora yari asohotse, yari umugambi w'Imana. Aramusubiza ati, nujyana nanjye nzagenda, ariko nutajyana nanjye sinzagenda. Debora aramwemerera, ariko amuha umuburo w'ubuhanuzi ati, nzajyana nawe, ariko kubera inzira uhisemo, icyibero ntikizaba icyawe habe na gato, kuko Uwiteka azagabiza Sisera amaboko y'umugore. Baraki akoranya abagabo 10,000 ku musozi wa Tabora. Sisera nawe akoranya amagare 900 n'ingabo nyinshi, ajya ku mugezi wa Kisoni kugira ngo arimbure Abisirayeli burundu. Debora aravuga ati, haguruka, uyu ni wo munsi Uwiteka aguhaye Sisera. Mbese Uwiteka ntiyakubanjirije? Baraki amanuka ku musozi ajya mu kibaya n'ingabo ze.
Mu buryo busanzwe byari kuba ibyago kuri bo, ariko ibyo Imana yabakoreye ni ibitangaza. Icyo Imana yakoze icyo gihe kiratangaje. Ijuru rirakinguka, imvura iragwa cyane, ubutaka buhinduka ibyondo, umugezi wa Kisoni wuzura urasendera, amagare ya Sisera aribera mu byondo, amafarashi arananirwa, ingabo zirahungabana. Abisirayeli batera bashize amanga, kandi ingabo z'Abanyakanani ziratatana zihunga. Uwiteka ubwe yarabarwaniriraga, imbaraga z'umwanzi zirameneka, gukizwa kwa Isirayeli kurasohora. Ariko inkuru ntabwo yigeze ihereraho, cyangwa se ntabwo byigeze birangiriraho. Sisera ahunga n'amaguru ye ajya mu ihema rya Yayeli, umugore wa Haberi Umukeniti, wari ufite isezerano n'umwami Yabini. Yayeli rero aramwakira ati, injira databuja ntutinye. Amuha amata aranywa, aramupfuka. Sisera rero asinzira ashonje kandi ananiwe. Yayeli afata umusumari w'ihema n'inyundo, aramwegera bucece, amutera umusumari mu gahanga, amushyira mu butaka. Sisera apfa atabyutse. Baraki ahagera, Yayeli aramubwira ati, ngwino nkwereke uwo ushaka. Asanga Sisera yapfuye. Ubuhanuzi bwa Debora yari yaramubwiye bajya gutangira burasohoye. Icyubahiro koko kiba kigiye ku mugore kuko ari we wishe uno mugabo. Ku munsi uwo nguwo Imana icisha bugufi Yabini imbere ya Isirayeli. Nyuma yaho Isirayeli irakomera kugeza isenye Yabini burundu. Debora na Baraki baririmba indirimbo y'intsinzi. Biboneka mu Bacamanza igice cya 5. Kandi igihugu kigira amahoro igihe kingana n'imyaka 40. Debora rero twigisha ko Imana ikoresha abo isi itekereza ko ari batoya, mu gihe abagabo aribo bari bafite ubutegetsi bwinshi, kandi Imana yahisemo umugore ngo abe umucamanza, umuhanuzi n'umuyobozi w'intambara. Intsinzi ntiyaturutse ku ntwaro zikomeye, ahubwo yaturutse ku kwivanga kw'Imana, cyangwa se gutabara kw'Imana. Uyu munsi nabwo Imana iracyarwanira abantu bayo. Ibibazo byacu ntibishobora kuba amagare y'icyuma, ariko biracyakomeye. Nk'uko Debora yahagurutse, ariko duhamagarirwa guhagarara, cyangwa se guhaguruka kuri twebwe no kwizera kwacu. Ikibazo gisigaye ni iki: ese uziringira Imana bihagije kugira ngo winjire ku rugamba? Kwizera kwawe gushobora kuba igikoresho Imana izakoresha mu kuzana agakiza, icyizere n'impundu z'ubuzima bwawe bwa burundu. Ushimira rero twabanye muri ino nkuru. Byagutegura igishwi ino nkuru nitwa Ngabene Ntwari Kate. Aha n'ahandi rero nica nizajya igufasha kugenda usobanukirwa inkuru za Bibiliya. Tugenda tubikora mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Niba utarakora subscribe rero uze kuyikora, kandi uze gukora share kugira ngo nawe wa muntu utekereza ko ino nkuru yagira umumaro aze kuyumva, maze ukomeze kugira kwizera nk'uko Debora ndetse n'ibindi byinshi byagiye biranga ubuzima bw'abantu tubanye muri ino nkuru.